yaraje aza gukodesha inzu ku Ruyenzi. Umwana w'umukobwa nta kindi kintu akora, twari duturanye nari ntuye mu ka etage gutya, none we iyo etage nari ntuyemo, inzu ye yaratuyemo yari inzu y'ibyumba, wavuga ngo ni nka next iyo nzu ariko nayo ifite agapangu kayo, yari inzu y'ibyumba 3. None kuko ngewe nyine nabaga muri ako etage no twakoreraga, tuno nyine twabagamo n'abandi bantu twaza tugashutinga aho ngaho, twakunanye ndaraga mu cyumba cyo hejuru, juste mu nyine icyumba, urumva yari etage ifite ibyumba 2 hasi n'ibindi 2 hejuru, nararaga hejuru. None icyumba cyanjye cyo hejuru cyaje gifite akabalkoni, none akabalkoni ni mugoroba ndi kumedita, none nicariraga nyine ndi kumedita. None najya kubona nkabona aho ngaho mu gipangu cy'uwo mwana w'umukobwa hajemo abasore barenga byibura rimwe na rimwe 8 10 bakaza n'abandi bakobwa. Reka mbifurize ibe byiza mwe mwese mukomeje kujyana mubana natwe kuri Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame, nkuko musanze mumenyereye umunsi ku munsi. Nshimira mwese mugenda mubana natwe mu biganiro tugenda tugira buri munsi, ibitekerezo byanyu, mbese uko mugenda mutwereka urukundo, uko mugenda mubana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Ni ibintu umuntu atabura gushima cyangwa se atabura kugira igitekerezo cyangwa se kugira umuntu ashimira nyine, ko burya gushima ngo ni byiza. Umuntu dashima biravuga ngo nta cyabavuze, mbese ntabwo bari byiza. Ni byiza ko umuntu ashima, ni byiza ko umuntu mbese byose. Ndabashimiye rero mu mwese mutanga ibitekerezo, mukabana natwe, mukabanyandikira abanyohereza ama voice note byose. Hari abarundi, abanyakanda, abanyaustralia, n'abandi bagiye batandukanye. Rwose ndabashimira, no kuri ni igiciro cyinshi, not for granted. Ndabishima kandi bikwiye ku mutima. Mu by'ukuri muri abantu b'abagabo ndetse muri abantu b'ingira akamaro cyane. Uyu munsi ikintu kingaruye kuri screen zanyu no kugira ngo tugire ibintu tuganira. Abanyarwanda nagiye kubona mbona abantu barimo guhererekanya inkuru, ibintu by'ubusambanyi bigeze ku rwego umuntu adashobora gutekereza. Ugeze ku rwego umuntu adashobora gutekereza, kubera ko ibintu mbese byafashe intera. Ntabwo ari gusa mu bantu basanzwe, n'ahantu hariho hose, muri sector izo arizo zose. Nuwango rero iki niba bazazana sexless, niba bazagira gute, kubera ko nabyo bitangiye gufata indi ntera. Bitangiye kuvuga ngo mbese nka kuri inzoga zari zaragize abantu chronique, sex nayo imaze kuba none abantu basigaye bakora ku mugaragaro. Ku itariki ngira ngo ari ku itariki ubanza ari nk'iya 4 Ukuboza muri 2021, umusore n'umukobwa bafashwe amashusho bari muri piscine, bari gutera bari kurya akantu. Bivuga ko uwo mukobwa n'uwo musore mu by'ukuri ngo batari baziranye cyane. Bahuriye aho ngaho kuri hoteli baraganira, umwe abanza kwigisha undi koga, biraza kurangira bari kurya akantu muri piscine. Ayo mashusho yarafashwe arakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, abantu batanga ibitekerezo bitandukanye. Baravuga ngo abantu batangiye kwibahora ibintu nk'ibyo, abantu batangiye nono mbese abantu sinzi ukuntu nabivuga nyine, abantu barisobanukiwe, niko abantu babivuga. Nta kintu baditinya, abantu barifata bakavuga bati reka tugende dusambanire mu mazi, dusambanire mu ruhame, dukore ibintu nk'ibyo. Bidateye kabiri, mu kwa 4 uyu mwaka turimo 2023 hakwiriye none amashusho y'umukozi w'akarere ari kurya akantu nanone n'umukobwa mu kabari ko kumuhima. Kugira ngo umusore we yaje no gutabwa muri yombi. Abantu ndetse bakanavuga bati ese kubera iki ari umusore cyangwa se ari umugabo wafashwe gusa ku cy'umukobwa batafashwe. Leta muri uyu mwaka nanone muri uku kwezi nanone kwa 12 ku itariki ya 3 nibwo RIB yataye muri yombi umusore n'umukobwa, umusore w'imyaka 33 n'umukobwa w'imyaka 23 barimo basambanira mu ruhame ahantu bita ku Kinamba, bagoswe n'abamotari. Bivuga ko abo ngabo bari bashitwa amafaranga 9,000, umusore 6,000, umukobwa 3,000. Abo ngabo nabo batawe muri yombi. Ikibazo abantu bibajije, navuga nahera no kuri uriya mukobwa, kuri umukozi w'akarere, nuko hata muri yombi umusore gusa, umukobwa ntiyatabwa muri yombi. Kuri abangaba uyu musore n'umukobwa w'imyaka 33, umukobwa w'imyaka 23 hata muri yombi abangaba, ariko babashetiye amafaranga bo ntabwo bigeze batabwa muri yombi, nta n'ikintu babajijwe. Ariko nanone muri uyu mwaka hagaragaye amashusho y'umusore ari gusabana n'umugore. Bigaragara ko umugore yarakuze, umukobwa umusore ari mutoya, ndetse akaba n'umuntu waje kubyemerera, ariko yaribeshyiraga, ndetse nawe yaje gutabwa muri yombi na RIB. Bivuga ko rero ibi bintu bimaze gufata indi ntera.
maze ufata indi ntera kuko nibya bikorerwa mu ruhame ariko bimaze kuvuga ngo abanyarwanda mu rwego rumwe batangiye gusa naho navuga ngo bari guta umuco mu buryo bumwe. Nubwo arabavuga ngo ni ibintu byahozeho, ni ibintu byagize gute, ntabwo noneho ari n'ibintu wavuga ngo ni ibintu bisanzwe bibera mu biri aho ngaho gusa. Ngewe nabibonye mu makonseri y'abahanzi. Umuhanzi umwe ntaza kuvuga izina yakore konseri yenda simuvuze izina ariko muraza guhita mubyumva. Yakore konseri muri Expo ahabera Expo Ground Gikondo. Ni konseri ya gospel. Noneho agiye kuza kujya ku rubyiniro ajya hariya kuri backstage inyuma nyine yari urumva bari bakoze stage, noneho inyuma nyine abantu bari baca yenda kugira baze ku rubyiniro. Hari hamwe akantu navuga ngo kameze nk'akantu niba navuga ngo ni urwambariro, sinzi ukuntu nakavuga. Icyo gihe nakoreraga cyamakuru biti byishimo.com, narafotoraga njyawe ndi gufotora, ngiye kumva numva umusore ari kuvuga w'umuhanzi wa gospel, ndetse yari nawe navuga ngo niwe nyiri icyo gitaramo cyabaga. Ari kuvuga ngo shango wankoreho nkarangiza. Yari arimo abwira umukobwa nawe w'umuhanzi kazi wa gospel, barangwa bari mu kazu. None umukobwa akavuga ngo ngo hano ngo ntabwo twabihakora, ngo hano ngo ntabwo twabibakorera. Ayo majwi narayumvise. Barangije baza kuri stage ahita aririmba. Ibyo bintu ngewe byarantunguye. Noneho ntabwo ari abo ngabo urumva ibyo ngibyo biri muri gospel, noneho byagera mu bantu basekera byo biba biteye ubwoba. Ngira ngo abantu aho izi mbuga ziziye, navuga ngo urubuga rwa YouTube ujya kubona ukabona abakobwa bari ku rubuga yakoze YouTube ayita ngo gutwika, sinzi ayita igitsina cy'abakobwa, abandi bakayita ngo sinzi ngo mbese ibintu bigiye bitandukanye. Umwana w'umukobwa w'imyaka 21 akaza ari kuvuga amazina y'ibitsina mu mazina yabyo, akerekana buryo kinga abantu babikora, akerekana ibintu nk'ibyo. Noneho hari umukobwa waje witwa Jackie we ni NDAYA Kagombo, yaraje ngira ngo azya hosting n'abantu ze nize numva voice note yari kuvuga ngo yagiye ngo muri konseri ngo oya ngo muri show abinyine bavuga ngo nuguhostinga ngo mutubari. Ngageze ngo noneho ngo umusore ngamwijiza mu kazu ngo kuma security ngo amurongora ngakinyuma, ngo arangije ngo ntiyamuhanga amafaranga ngo kujya kugura ikinini ngo cyo kugira ngo ndasama ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu abivuga ku mugaragaro ndetse akavuga ngo ndi indaya. Abakobwa dutangiye kuzajya tubabona abanyarwandakazi bari kwifotoza bambaye ubusa. Uwo muntu burimo arabafotora ni umuhungu. Abantu bari barimo kwifotoreza ni photoshoot, usanga atari umuntu umwe. Mbese nuko u Rwanda ndekeza ko babona ko ari ukuntu ibikazamo u Rwanda bakaye bakina pornography. Nubwo wenda wasanga banazikina. Ngira ngo hari n'abakobwa bagiye bafungwa, amaze gufungwa abantu benshi bari kuvuga ngo ni sex party sinzi n'ibiki. Hakaza ibintu wavuga ngo ni ibintu byitwa ngo ni house party. House party ibintu biberamo ni navuga ngo ni kwa shitani, ni kuzimu. Ngiye ntuye ku Ruyenzi, nanone n'umwana w'umukobwa imyaka 21 iwabona Kimisagara yaraje aza gukodesha inzu ku Ruyenzi. Umwana w'umukobwa nta kindi kinakora, twari duturanye nari ntuye mu ka etage gutya. None we iyo etage nari ntuyemo, inzu ye yaratuyemo yari inzu y'ibyumba, wavuga ngo ni nka next iyo nzu ariko nayo ifite agapangu kayo, yari inzu y'ibyumba bitatu. None kuko ngewe nyine nabaga muri ako etage no twakoreraga, tuno nyine twabagamo n'abandi bantu twaza tugashutinga aho ngaho. Twakunanye ndaraga mu cyumba cyo hejuru, juste mu nyine icyumba urumva yari etage ifite ibyumba bibiri hasi n'ibindi bibiri hejuru, nararaga hejuru. None icyumba cyanjye cyo hejuru cyari gifite akabalkoni. None akabalkoni ni mugoroba ndi kumedita, none nicariraga nyine ndi kumedita. None najya kubona nkabona aho ngaho mu gipangu cy'uwo mwana w'umukobwa hajemo abasore barenga byibura rimwe na rimwe 8 10 bakaza n'abandi bakobwa. Ni ibintu bakoraga, urumva bafite inzu y'ibyumba bitatu. Yagiraga umukozi yararaga mu nzu. Nawe urumva yabaga afite icyumba, hagasigara icyumba kimwe. Urumva icyumba kimwe abantu 8 n'abakobwa 8 yenda cyangwa barenzeho, ntabwo bagomba kubikora mu cyumba kimwe. Byazaga ko abantu baza kunywera inzoga hanze bakanabikora hanze. Ngewe nabibonaga ninjoro, wararagubona abana bari kurongorana ku mugaragaro.
noneho ntabwo ari kuvuga ngo ni umwe umwe ahubwo bwashoboraga gucya umusore umwe arongoye nk'abakobwa batanu, umukobwa umwe arongoye nk'abahungu nk'abarindwi. Yenda hari n'ababaga baje bataziranye, yenda ari ukubahamagara gusa ati muze tujye gutwika, tujye kunywa inzoga, tunywe n'itabi. Ni ukuvuga ngo niho usanga ya sida n'ubundi izunguruka, niho usanga ukavuga ngo ese njye ndibaza ese ibyo bintu, kuko n'ubundi amafaranga baspendinga hariya baba banywa inzoga zihenze, ntabwo ari ukuvuga ngo barakennye, yenda abasore barabagurira reka da. Ariko se nanone umubyeyi niba ari ababyeyi bakabona umwana araye rimwe kabiri atarataha, umubyeyi waba yibaza iki? Kuko usanga biteza umurinderega n'ababyeyi bacu. Niho umwana w'umukobwa agenda akarara ntumubaze ngo ari hehe, ntunabikurikirane gushaka kumenya ngo umwana yarari he, ejo akazana inda ya mbere, ejo akazana iya kabiri, ejo bundi akazana sida. Usanga ari ababyeyi bica abana babo. Leta ubwashyiramo imbaraga uko ishoboye, ariko n'ababyeyi bakabaye bagira uruhare rwabo mu kuvuga ngo ibintu dukwiye kubica, kuko ntabwo leta ubwayo ishobora guca ibintu ngo birangire. Kuko ribu ntabwo izaza ngo izajye yinjira mu mazu y'abahungu, ribu ntabwo izaza ngo izajye yinjira mu mazu ngo iri kurerwamo house party, yenda ibyo ibonye babyamamaje ntibifata, ariko hari ibindi bikorerwa mu nzu. Niba hari mu house party, sex party, hari ibyo nabonye ngira ngo byabanjije Uganda, biraza uyu munsi bigera i Kigali, ariko umukobwa ari ubizanye bahita bamufunga, byo kuvuga ngo ni ukugenda ngo umuntu ngo ukagenda ugiye kurongora gusa. Uyu munsi hari abasore mu mujyi wa Kigali bafite akazi ko gutanga, batunzwe gusa no kuvuga ngo ngewe ndamuhamagaye ndamubwira nshaka icyana, agahita akinzanira, bakavugana amafaranga, none kuyona muhaye akaba ari komisiyo. Hari abantu batunzwe n'ako kazi, juste ni uburaye mu yindi shusho. None byarenze aho ngaho, ni abana b'abakobwa bahurira n'abasore babacuruza cyangwa abagabo bacuruza, babati tugiye akamuha deal ya Dubai, akagenda Dubai akarungurwa n'imbwa, akarungurwa n'abandi, niba yagiye azikagiye kurungurwa n'umuhungu umwe, akarungurwa n'abahungu barenze batanu. Ni bashiki bacu bari ibyo rero usanga nta handi bizashya bishyira, niho uzasanga ingo zitagikunda. Ntabwo ingo zishoboka. Nusanga ama divorce abantu bashingiye uyu munsi nyuma y'ibyumweru bibiri baratandukanye. Ntabwo ari ku nzego zimwe cyangwa iki, ngira ngo tumaze kumva abayobozi benshi. Kumvise umuyobozi w'umujyi wa Kigali yavuze ko ngo yasambanaga, yari Isaac Kira. Twumvise ministre nibazi James Musoni bavuga ngo yaciye inyuma umusirikare, ngira ngo iyo story twarayumvise twese. Twumvise n'abandi bantu bagiye batandukanye, barimo abahanzi, barimo abaki. Ibi bintu rero ababyeyi cyangwa se n'umuryango nyarwanda, ngira ngo tugira ministeri y'umuryango itabigiyemo, tuzasanga mugane wa KNC dufite abagore b'ingegera, abagabo b'ingegera, turabaraho ngaho. Kubera ko ibintu ntabwo biza, niba abana bavuga ngo uyu munsi umwana ari gukina deal za Dubai, ari kuvuga ngo agiye Dubai na Nigeria sinzi n'ibiki, akaba afite role model yo kuvuga ngo ni kanaka ni Shadibu tutazi icyo akora, ngo niwe role model wanjye. Nuba role model nyine uzakora nka biriye. Ibyo rero bikwiye, niba koko ari ukubaka umuryango, ari ukubaka iki, hagwe kugira izindi mbaraga ziba intervene kugira ngo ibyo bintu bicike. Uyu munsi niba usambanye abantu bari kuza gusambana ku mugaragaro, agasambanira 3,600, none no mu 100 azakora iki? Azakora felisa mu muhanda. Mbese nuko nguko yenda akazi nta kazi gari urubyiruko, nta kazi rufite. Ariko nanone niba nta kazi dufite, ntabwo tugiye kuba aba sex workers, ntabwo tugiye gukora ibingibi nibi. Hagwe kugira izindi mbaraga zibigira. Niba abayobozi barimo, hari tuvumva ngo abayobozi kanaka bafashwe bafunzwe kubera ubusambanyi, abahanzi abaki no muri gospel, twumva abapastori ngo ni indaya. Nababwiye story y'umupastori umwe ntaza kugarukaho ngo muvuga izina, ariko hari abapastori nabo bakora ibyo ngibyo mu nsengero, biruzuye hehe, biruzuye. Ngubu kuvuga ngo umunyarwanda ngo ngaryame n'abahungu babiri bari gukora threesome, ntabwo rikiri gitangaza, ariko byakabaye bibi gitangaza, kuko bizasanga mu gihe kizaza, mu myaka nka 30 cyangwa 20 iri imbere, usanga nta muntu, abantu bagenda bambuye ubusa, nta muntu ugishaka, ntabwo ushobora kubona umugore, ntabwo ushobora kubona umugabo, kuko abantu bose nyine byararangiye. Uyu munsi u Rwanda ngira ngo ku kigeranyo njya mbona cyo kuvuga ngo abantu banduye bafite ubwandu bwa sida, u Rwanda turi inyuma. Ngira ngo habanza Uganda, niba ntibeshye, no habanza Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, u Rwanda turi inyuma.
ariko mu minsi iraza kuza turaza kwisanga imbere ari twe ba mbere twararenze kuri Nairobi. Rero ibyo ni ibintu byakwiye gucika. Nge navuze nti nabibonye abantu bari commentingaho cyane ndetse n'igihe cyabikoze inkuru ndavuga nti ibintu nanjye reka ngira icyo bitanga igitekerezo cyanjye uko mbyumva nuko bishobora gucika, nuko bashobora kugiramo izindi ministeri y'umuryango, ababyeyi bakintervena muri ibyo bintu. Niyo kuvuga ngo umuntu arajya postinga amafoto yambuye ubusa kuri Instagram, yego niye, ariko niba barafashe umuntu bakamufunga ari umukobwa yambaye imyenda itagaragaza amabere hari utuntu byiza, none gute umuntu postinga kuri Instagram niye yego ariko ikurikirwa n'abantu yambuye ubusa, no muguwo nawe akaba yabibazwa. Kugira ngo ibyo bintu bicike n'umuntu azajye yumva ko ari icyaha. Niba uyu munsi umuntu atinya kuvuga ngo atinya akavuga ngo kurya ruswa ni icyaha, akaba azi neza ko ari gukurikirana no kwambura ubusa mu karubanda nabyo bikaba icyaha. Ndabashimiye. Amazina yanjye ni Chris Kame. Imana ikomeze kubana namwe ndetse nshimira abantu tugenda tubana mu biganiro bitandukanye, mudu bitekerezo, mudu ubufasha, mudu byose. Ndabashimiye mu by'ukuri muri abantu b'abagabo.